kuki batigeze bavuga ngo Pamela na The Ben batandukanye none ngo banavuga ati Pamela yabashatse undi mugabo ko cyatariho bageze babizana ese namwe mushyire mu nyurabwenge nimba umugore n'umugabo batandukanye Aston Ho uriya munyamerika aza mu Rwanda sibyo nibwo ibintu byatangiye kumenyekana bavuga ngo The Ben na Pamela ngo ntago babanye neza ngo bari gutandukana ngo n'ikimenyimenyi ngo Pamela ngo yasigiye umwana The Ben ubu ngo bari gushaka uburyo bakwaka gatanya guys ese nimba umuntu koko batandukanye Aston Ho yari kuza mu Rwanda akajya gusura The Ben yarangiza agahamagara umugore we kuri video call kandi batabanye neza ako se wa mugabo ese yari kumubwira ngo reka nguhereze umugore wanjye w'igikundiro nkunda kurusha abandi bagore ku isi reka muhamagare tujye video call ese guys mushyize mu bwenge ubundi mwabwiwe n'iki ko Aston Ho yavuganye na Pamela si byabaye bitewe n'ibyo mwabonye cyangwa se mwabwiwe n'iki ko Pamela atari mu Rwanda si uko The Ben yahamagaye umugore we ari kumwe na Aston Ho kuri video call none urakeka ari iki cyaba cyihishe inyuma y'aya makuru ari kuvugwa yuko gatanya hagati ya The Ben ndetse na Pamela iri kuvuza ubuhuha ni ukuvuga ngo iki gihuha cyazanywe n'umuntu witwa Kamarade reka twongere tubasuhuze inshuti mudukurikirana ku Ivuko TV aho muherereye hose yaba mwebwe muri mu Rwanda ndetse namwe muherereye hanze y'u Rwanda mwese reka twongere tubasuhuze kandi dukomeza kwifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muramubona imbere ya kamera zacu uramwita Pasi cyangwa se umwite Madongo ndetse n'andi mazina yose wamwita ariyo agiye gukomeza atubwira amwe mu yo ntavuze hanyuma akaza gukomeza atubwira amakuru atuzaniye ku munsi wa none ku mazina yawe mvuze ayo ntavuzemo n'ayahe no kuri kunyamburira ranka rya director direct byose nta kibazo nta n'andi shaka kurenzaho yego icy'ingenzi nuko bagomba kuba bazi director Pasi yes ese director Pasi ku munsi wa none wavuze utireka nze twitereka kuri kamera zo ku Ivuko TV tugende tubasangiza ndetse tunabasesengurira amwe mu makuru agezweho muri entertainment Gadi urabizi ko maze igihe ngewe ntaza kuri kamera by'umwihariko ku Ivuko TV sinari maherutse ndagira ngo mbasuhuze yego ariko nk'uko umubizi cyangwa se nk'uko munzi ntabwo ujya nicara ndeba hari ibintu biri kugenda byangirika ariko hagati aho ngaho abantu bo kuri Iga Acting tubanze tubasuhuze nabo ni abantu beza abantu bo kuri Iga Acting rwose nkomeje kubashimira by'umwihariko urukundo mukomeza kugenda mugaragaza gusa ariko ikintu ndi kugaya ndi kwibaza impamvu subscribe ziri kuzamuka ama views ari kugenda gake buriya biri guterwa impamvu twandikire muri comment mutubwire impamvu niba hari ikibazo kiri kugendamo kitari sawa utubwire kuko tuba turi kubakora kugira ngo ibintu tuba turi gukora ntago ari ibyacu ahubwo tuba turi kubibakorera rero nimba umuntu akugaburira ibiryo bitaryoshye byo mubwiza ukuri mubwira ati bino biryo duhaye nta munyu urimo tubimenye bagura umunyu bashyiremo ibintu byo guceceka ako kantu nayo nkacishijemo bitewe n'uko wari uvuze ngo ntiwaherukaga kuri kamera ngo ariko by'umwihariko ku Ivuko TV niyo mpamvu mpise mvuga nti kuri Iga Acting ho turakubona nubwo naho ugenda udutenguha uyu munsi ukaduha isomo ukagenda ugakubita iby'umwihariko Iga Acting bashaka yuko umuntu wese yumva isomo kandi akaryumva neza burya uri kwigisha abanyeshuri biba bibi kubahereza ibintu byinshi ahubwo biba byiza iyo ugenda ubahereza utuntu duke kugira ngo natwo badufate neza kuko rese ubwo ningenda nkabaronderaho ibintu uretse ko mino minsi ndi kubategura projet nshyashya ya danje by'umwihariko y'abanyeshuri nigishije ndetse n'abandi bari bamaze igihe muri sinema nyarwanda uyu munsi muri no minsi tugiye kubakubita projet reka tubigire ibanga turaza kubivuga mu mpera z'iki kiganiro ahubwo twigarukire ku munsi wa none twibaza ngo muri showbiz muri entertainment bihagaze bite nibyo narindi kugarukaho nkubwira ngo ntago njya nicara ndi kubona ibintu biri kugenda byangirika ku mihanda ngo ndebere ndekeraho Gadi ngira ngo urabizi neza ko muri no minsi yashize hari imvururu z'abantu bo muri entertainment by'umwihariko bameze nk'abamukeba bameze nka Peri na Reyo ngira ngo warebonye ubwo hari umugabo witwa Tiger B ndetse n'uwo bita Bruce Melody vuga 001 Of course. Yes. Abo bagabo bombi uko ari babiri bari guhangana mu bijyanye n'umuziki umwe ashaka kwemeza undi nyuma ariko biza no kugaragara ko abafana babo bombi bagomba guhatana banemezanya.
yego ibyo gusa rero si aho ngaho byagarukiye ngira ngo urabizi ku isaga y'umuntu bigeze kubaho uwitwa Pirate yego aza kugaragarwaho yuko yishatse no gufungwa ngira ngo polisi igeze no kumwandikira imubwira ati wowe ibintu wakoze ntabwo ari byo ahubwo yagiye no mu rukiko yego baramuhamagaye rwose ajya kwitaba RIB ajya gusobanura impamvu abantu benshi bararekarama basaba n'imbabazi avuga ati rwose yakinaga urabizi ko ari umukomediyani ibiki n'ibiki ariko ikintu ndi kugenda nenga aba social media cyangwa se aba influencer by'umwihariko abanyamakuru bari kugenda bashaka nimba showbiz sinzi ikintu yabaye hari byo ndi kunenga abanyamakuru njyewe ntabwo njya nkunda kuza muri entertainment by'umwihariko njye ninjira mu makuru y'umuntu yego ariko ikitameze neza nanjye ngomba kukivugaho umugabo wita The Ben ntabwo ndi umufana we sibyo ntabwo ndi umufana wa Bruce Melody gusa ndi umukunzi wabo bose bishatse kuvuga iki njye nta ruhande rumwe na rumwe mbogamira aho mvuga ngo njye runaka ndamufana sibyo mutaza kubyitiranya simfana Melody simfana The Ben ndetse n'ikikwemeza ntabwo njya numva indirimbo zari iki gihe njye indirimbo nkunda zabo ntiza kera njye nkunda indirimbo zabo za kera nk'urugero ku ndirimbo wumva njye nundize ni indirimbo nkunda uri kubyumva yego uri kubyumva neza kuri The Ben kuri The Ben indirimbo nkunda rwose ya The Ben indirimbo yakoranye oya indirimbo The Ben yakoranye na Meddy uri kubyumva indirimbo yakoranye na Meddy rwose ni indirimbo yitwa nguki ase kubu ngubu so yitwa ngukira yiririmbeho basi aya ndaza kuyibuka kuko zino ndirimbo zari zirimo uduchallenge mu kuntu ariko ndaza kwibuka ubwo nindaje ya The Ben oya yari kumwe na Meddy yari kumwe na Meddy ndi Kigali se ndi Kigali bro ndi Kigali yego iriya ndirimbo ndayikunda cyane anayicuranga byatari barangiye nizo nkunda kwiyumvira sibyo ariko kubera yuko muri showbiz rero hari abantu badakunda ko abantu babaho neza cyangwa se bakibanira neza mu mahoro byagize gutya haba hajemo saga yo kuvuga ngo ese ngo The Ben n'uwitwa Pamela ngo batandukanye Pamela ibyo bintu byaciye ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bakora saga barabivugaho imbuga nkoranyambaga zirasara uri kubyumva ariko se nkawe uri kugenda winjira mu ngo z'abandi uri kwinjira mu ngo zibaniye neza ndagira ngo gadi impamvu uri kugenda mvuga bino bintu wari uzi neza ko nta nduri ivugira ubusa ku musozi ariko hagati mbere yuko udukomereza ku bya Pamela ndetse na The Ben pare wabo ari we wabereye pare The Ben ngo arafunze wari ubizi dukomeze ariko sha ibyo ni ibintu bari kugenda bahuza bakagenda babizana ndetse banagaruye wita Tom Close yego uri kubyumva neza bagenda banavuga ati ariko se Tom Close ko yabatsiye bahaye urugero rwiza yego ndetse cyane banavuga yuko nguriya ngo Tom Close ngo niwe muranga wa The Ben bahura na Pamela The Ben bahura na Pamela Tom Close bari bamenyana ntawe bizi ariko ku rugendo rwa The Ben na Pamela ko rwahereye kera sibyo yego urabyibuka uburyo The Ben yamukuraga mu bandi bahanze akanga ko bakoresha Pamela uribuka intambara yarwanye ariko mujya kuvuga ngo biki ibyo byose ni ibintu bari kugenda bazamura nonaha kugira ngo bashake impact yo kugira ngo bumvikanishe koko umubano wa The Ben na Pamela utameze neza ati rero bimeze bite rero mu buzima busanzwe nk'uko mu bisanzwe mubizi umukobwa cyangwa se uwo muzi nka Pamela ariwe mudamu wa The Ben murabizi ko ari umufashoni sibyo ni umunyamideli abafite akazi kenshi kagiye gatandukanye uyu ni umukobwa sinatinya kuvuga ko atigeze aba umudamu ntabwo yigeze aba umudamu nk'uko tubizi neza ko umukobwa nyine iyo abaye umugore hari umuntu ugomba kwita ku bana be agomba guheka agomba kugira gute sibyo ntabwo Pamela ajya byikoza sibyo ibyo rero ntabwo twakwiye kubitindaho ngo kugeza ubu ngubu n'igihe cyose gishize ashatse ntaraba umugore ibyo bintu byaciye igikuba bica n'umugongo abafana bande ba Vestine na Dorcas binatangira binavugwa yuko uwitwa Vestine na Dorcas bagiye kugwa ndetse bakazima burundu yego ibyo bintu twarabonye ko bagiye baciyemo n'igihe batanakora ngira ngo uranibuka n'indirimbo Emily naheruka gukora na Vestine nta nubwo yigeze nabasha kugira impacting theory kuki atigeze bavuga ngo Pamela na The Ben batandukanye none ngo banavuga ati Pamela yabashatse undi mugabo cyatariho bageze babizana ese namwe mushyire mu nyurabwenge nimba umugore n'umugabo batandukanye Ashton Ho uriya munyamerika aza mu Rwanda
sibyo nibwo ibintu byatangiye kumenyekana bavuga ngo The Ben na Pamela ngo ntabwo babanye neza ngo bari gutandukana ngo n'ikimenyimenyi ngo Pamela ngo yasigiye umwana The Ben ubu ngubu ngo bari gushaka uburyo bakwaka gatanya guys ese nimba umuntu koko batandukanye Aston Hall yari kuza mu Rwanda akajya gusura The Ben yarangiza agahamagara umugore we kuri video call kandi batabanye neza ako se wamuga ese yari kumubwira ngo reka nguhereze umugore wanjye w'igikundiro nkunda kurusha abandi bagore ku isi reka muhamagare tujye video call ese guys mushyize mu bwenge ubundi mwabwiwe n'iki ko Aston Hall yavuganye na Pamela si byabaye bitewe n'ibyo mwabonye yego cyangwa se mwabwiwe n'iki ko Pamela atari mu Rwanda si uko The Ben yahamagaye umugore we ari kumwe na Aston Hall kuri video call none urakeka ari iki cyaba cyihishe inyuma y'aya makuru ari kuvugwa yuko gatanya hagati ya The Ben ndetse na Pamela iri kuvuza ubuhuha ni ukuvuga ngo iki gihuha cyazanywe n'umuntu witwa Kamarade bakunda kwita Faxman uri kubyumva yego Kamarade we yakoze ikiganiro asa nk'uri kubasa ariko hari ukuntu abanyamakuru bajya bakoramo akantu bagafata nyine akantu nka intro kugira ngo baze kumenshoninga ku kiganiro bityo bize kugira impact iremereye umuntu uri buze kureba ikiganiro aze gukomeza kugira gute kureba yego uyu muntu witwa Kamarade bakunda kwita Faxman ni umunyamakuru w'umusesenguzi hano mu Rwanda yego ngira ngo ajya akunda gusesengura cyane cyane kuri bano bahanzi